Shalom, 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 nshuti bene data, twaje mwaramutse mute, mwiriwe mute, ndabahobereye, ndabasuhuje cyane, turabasuhuje. Suza. Ariko mana yanjye, turi gusuhuza abantu, yambi! Shalom, 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 Oh my shalom, God. shalom. Shalom, Meze neza, makuru. amahoro kubari hafi. Ndabahobe cyane ariko. Shalom, shalom, amahoro kubari kure. Mbese ku buryo budasanzwe. Meze neza. Amahoro y'Imana abane namwe turabashuhuje cyane aho muherereye hose. Amahoro n'ibyishimo n'umunezero bihora biri ku mutima wanjye. Amahoro n'ibyishimo n'umunezero bihora biri ku mutima wanjye. Mana ishimwe cyane. Rero burya ariko tekereza gato tujye no ako kana. Ariko rero twarangije gusuza abantu. Twarangije. Umva reka nanjye masuhuza no munsi. Kuramo esheke. Wagira ngo nari bakumbuye. Ubu rero tugiye gusuhuza abantu. Shaka gushize navuze. Abo mu burasirazuba, abo mu burengero bwaryo, abo majyepfo, abo mu majyaruguru, abo hagati mwese. Aho turavuga urasirazuba bw'isi, burengerazuba bw'isi, amajyepfo, amajyaruguru. Turavuga abo muri Afrika, abo muri Europe, abo muri Asia, abo muri Amerika, mwese nabo muri Oceania. Turabashuje cyane rwose aho muherereye. Turabayambiriye yambi so nakagaruka adova family. Bimeze bite hirya mu muryango, bimeze bite mu gikari, bimeze bite hino muri saro, bimeze bite, mumeze mute? Ya ni kwa kuganira. Ariko twarigenye. Ariko nagiye kuvuga ko mudusubize. Mumeze mute? Umuryango umeze ute? Amahoro yo mu mutima ameze ate? Ibyishimo bimeze bite? Kwijana ni kangahe? Igipimo kimeze gite? Igipimo kimeze gite? N'umunezero bihora biri mu mutima wanjye. Uyu munsi ndumva nezerewe, ndumva nshaka ko buri muntu wese ureba iki kiganiro ndakigutuye, ngutuye ibyishimo, ngutuye umunezero, ndakuhumurije. Ndashaka kugira ngo uyu munsi tunezerwe, twisanzure, turekure imitima yacu, urekure umutima wawe, uvuge ngo no, ibintu byose byari bindiho ubitesha agaciro, ibintu byose byakuremerera, bivugesha ibintu byose wumvaga bisa nk'ibintu bidasobanutse, ubishyire mu gatebo kamwe, uzinge uzirike no mu nyanja yo kwibagirwa ngo dumburi. Ibintu byose mbese bidasobanutse, urumva hari igihe ubyuka ukumva ibintu ntabwo bisobanutse, y'ubufokonyo. Ibyo byose uyu munsi bifate, tuje kubifata. Yego sha, yego bifate, ariko bifate sha, byose ubivuge, bifate uhita ubitesha agaciro, bifata umujinya, bifata imibabaro, bifate ibintu byose, bitesha agaciro. Reka mbabwire, niba hari ikintu kibaho kinezeza, ni amahoro yo mu mutima. Amahoro n'ibyishimo n'umunezero bihora biri ku mutima wanjye. Ibyishimo n'amahoro n'umunezero bihora biri ku mutima wanjye. Niya Gabi Kamanzi. Imana igumugisha, ndamusuhuje, mutumyeho umwuka w'Imana agera musozi n'abaryamye arote bari
ariko ko nta muntu uzigaba amabwire ngo ariko Gabi wabonye ntacyo baguhaye wabona atari buzibone disi yo turagushubuje cyane Gabi ushobora kutazibona n'umwuka w'Imana amuha amahoro hari igihe uzazibona ariko sheri uzi ko ubuzima tubamo ibyo tuvuga ngiye kwizera kwanjye ibintu tubamo uko tubyuka uko tugenda uko dutekereza uko tugambirira ibyo ngibyo nibyo bigenda mu kirere. Iyo ni filozofi yanjye. Ibyo bintu biragenda bikamera nk'inyanja ukuntu ituremera imvura. Urabona fenomene ubushyuhe urumva ibintu byose uko dutekereza uko tuambigereranya n'ukuntu imvura ibaho. Ukuntu habaho ubushyuhe bugashyushya amazi buretse ariko bugashyushya amazi yo mu nyanja none amazi yo mu nyanja bwa bushyuhe bukagenda bugira gute buzamuka kuzamuka kwa ya mazi agenda ndabona bisobanura nabi ariko ikibazo cyo nuko bigenda hejuru bikabyara kiriya gicu noneho kiriya gicu kikazagenda hejuru kikaza hura n'ubundi bukonje noneho bikaza bikiremamo ibintu kandi n'igitsindwa ariko babwira umuntu nta gitsindwa tumukorere iyo fenomene bayita wiki muri twabyize muri condensation ibyo twigaga muri STE ni biki? STE nayo STE twiga ngo STE abantu byaje nge nararangije ngo STE ni biki mana yanjye we ariko nashaka kumva harimo science urumva muri primaire niko twabyiga science technologies oya ibyo bintu mwabyize nge nararangije ariko reka nkubwire nubwo twararangije ariko hari zina byari bifite iriya fenomene y'ukuntu nyine amazi abari mu nyanja noneho ngo hakazabaho evaporation hakazabaho kuzamuka kw'ibicu ngo bikagenda bigahura n'ibyo hejuru ngo n'ibiki bikaza iyo mvura no ikazagaruka ikongera ikohira ubutaka babyita bikubwire babyita cycle d'eau cycle d'eau cycle d'eau cycle d'eau cycle ndumva mu kintu kimeze ngo cycle uruziga cycle ya turasoma mwarimu wanjye namushuje Marite niwe wanyigishije iyo fenomene ntabwo nabyibagirwa Marite ndamushuje cyane uri umuhanga uri umuntu ukomeye cyane burya rero uri uw'agaciro ntabwo nabyibaye Marite sha yaratwigishaga we STE yari yarayimize yari yarayimize sha ni umuhanga n'umwarimu w'umuhanga cyane ngo kandi tuba tubasuhuje ko mana umuntu witwa Marite ubwo abarimu bose mbega turabasuhuje kandi mboneyeho no gusuhuza reka mbivuge ninge uyu munsi tuza akanwa kanje ngiye gusuhuza abarimu banjye bose abuse nabibukara ariko ndasuhuza abo muri ariko mwarimu Diogene ntiyakwigishije Diogene ntabwo yigishije ntacyo yigishije abarimu bose banyigishije ndabasuhuje cyane abarimu bose banyigishije ku kigo cya Cyabayaga Primary School Cyabayaga Primary School ndabashuje cyane kuva mu mwaka wa mbere primaire wayize harya ahantu hamwe nanjye nuko primaire nayize ahantu hamwe rwose yego rwose kubw'ubushake bw'Imana ubwo rero turabashuje cyane kandi ntabwo ari bo gusa batwigishije ahubwo mboneho no gusuhuza abarezi bose bakikora ku kigo cya Cyabayaga Primary School noneho hajemo na hajya babyita ngo iki nine so abarimu bose abarezi bose barerera ku kigo cya Cyabayaga Primary School turabashuje cyane turabasuhuje ba mwarimu mwe turabasuhuje mugira amahoro niyo ndamukanye itazibagirana batwigishije turabasuhuje icyambere kiba uyu munsi ndanezera ndashaka utuntu twose tune izo ndirimbo nizo twaririmbaga primaire nk'uyu muntu twamukorera icyambere kibanza bariha izo ndirimbo n'iz'abantu babaga bakoresheje ubukwe cyangwa se bagiye gusura abantu nyine ibintu by'ibirori
none se twarangiza mu mwaka se twaririmbaga icyambere kibanja bari hano mwe turabasuhuje n'ukubasuhuza bari hano mwe izo ndirimbo aho niho tuva iya ibyo bintu ni ibintu ndirimbo haba nk'iminsi mikuru ntajyaga haba iminsi mikuru tukagenda tukajya ahantu bitaga ku isoko rya Memori ako sheri ubwo turi bugaruke aho twatangire twiganirira sibyo cyambere intego yacu niyo kukubwira ngo ibyo bintu biri kukugora muri aka kanya ibyo bintu wumva bikuruhije ibyo bintu wumva bidasobanutse umva ni igihe gito ubitesha agaciro ubihindura ubusa nukuri umva ndagusabye ngo Imana yo mu ijuru Imana y'amahoro ikureme mu munezero wumva iki kiganiro uyu munsi tubatuye amahoro umunezero biva ku Mana muri comment uzatubwira uti reka mbabwize ukuri nari ndi guca mu bintu ariko nukuri mbona umunezero w'Imana kandi umunezero nta kiguzi cyawo iki kiganiro ndagitumye ngo gitanga umunezero mu bantu umunezero amahoro ibyishimo n'umunezero bihora biri mu mutima wanjye amahoro n'umunezero nicyo turuhira muri iyi si buri muntu wese ubyuka agiye n'ubu ngubu turimo kugira ngo tujya ku ishuri ni ukugira ngo tunezeze imitima yacu utagiye umutima wawe akazi urabizi akazi umuntu uri gukora ushatse wabireka ukavuga uti reka ngende njye gukora ariko umutima uravuga ngo ntabwo uzagira amahoro utagiye kwiga Mana yo mu ijuru reka mbabwire amahoro nicyo kiryo cy'umutima urya ugahaga amafaranga wayashaka ibyo byose urimo gutekereza wumva ko ubonye byaguha amahoro ushobora kubibona ariko ntugira amahoro ariko icyo nshaka kuvuga amahoro ni nk'amazi sheri amahoro ntagira idini amahoro ntagira isura amahoro ntagira ibara amahoro ni impano y'Imana amahoro ni iki reka nkubwire nibutse ya ndirimbo bavuga yego ayo mahoro meza tangwa na Yesu aho niho ruzingiye ngo amashuri menshi ntiyaguha amahoro atangwa na reka nkubwire aya mashuri turi kwiga ntabwo ariyo yaduha amahoro ntabwo ariyo yaguha amahoro amahoro ngo abana beza ntibaguha amahoro atangwa na Yesu yoweri we n'amafaranga ntiyaguha amahoro atangwa na Yesu umugabo mwiza ntiyaguha amahoro atangwa na Yesu ntiwaba n'amahoro ibaze n'ukuri ariko Yesu ni umugabo mwiza umugore mwiza ntiyaguha nawe ntiwaba amahoro Yesu reka mbabwire n'ukuri pe amahoro mwibuke ko intego yacu niyo kukubwira ngo ibyo bintu uri munyuramo bikubabaje ibyo bintu uri munyuramo wumva biguhangayikishije wumva bishaka kukwibira amahoro umva bitesha agaciro bibwire ngo biteshe agaciro ejo ni heza ejo ni heza kandi guheranwa n'ubwigunge birushaho kukujyana mu gahinda kakandi gakabije ibyo ngibyo nibyo bijya byica ubuzima bw'umuntu ugasanga burahenengeye ariko reka mbabwire buri muntu wese agira umunsi w'ibibazo akagira n'umunsi w'ibisubizo ahubwo itandukaniro ni ukuntu tubyitwaramo ni imbaraga kuko iyo hari imbaraga zigusubiza hasi jya wita cyane jya uha agaciro ku mbaraga zikubwira ngo uri umunyembaraga uri umunyembaraga kandi numva shize amanga iby'isi n'ibinkanga never komeza iby'isi ntibinkanga oya kuko mfite ejo heza hazaza ibyiringiro byanjye ni byinshi kandi biva kandi byose biva kuri Yesu komera oya uyu munsi buri muntu wese seka gira amahoro bifata ubishyire hamwe uvuga uti ntago mumperanye oya no ntago tukwemereye guheranwa n'agahinda uko byaba bisa kose waba uri umugabo washwanye n'umugore mwarwanye
cyangwa se mupfa mu mufuka cyangwa se mupfa, impamvu ni nyinshi cyane. Waba uri umukobwa baguteye ikidobo, cyangwa se waba uri umuhungu baguteye imbegeti, indobo. Turi kuganira komanda yanjye, ibibabaza ni byinshi. Yesu we, ariko sheri ntibibuka ko natwe twaciye mu bitubabaza, erega biracyanahari. Ariko hari jambo mvuze nshaka komantaho. Umunyarwanda yavuze ngo ibitabuze mu rutoki n'amakoma. Uziko uriya muntu guta sheri, iryo jambo uvuze ngo ibitabuze mu rutoki n'amakoma, sha najyaga mbivuga. Reka nkubwire, mbabarira ndakwinginze. Ariko reka nkubwire, hari igihe nshaka kuvuga kuri aka kantu, gasubire inyuma. Ndashaka kuvuga kuri aka kantu. Kavuge. Mbega kugana. Kubera ko turi kubwira abantu ngo komera. Hari umuntu ushobora kuba muri aka kanya ariko twumva hari wamuteye indobo. Ariko ikintu najya nkubwire nuko uwo nguwo witwa ko waguteye indobo, wabona ari we wari kuzakubera umwambo gukomeretsa. Nagira nkubwire rero ngo hari ibyiringiro, ahubwo tuza umva bifate ubitesha agaciro. Uvuye ngo nubundi ntibyari ibyanjye. Urumva numara kubitesha agaciro wibuke ko hari umuntu utanga amahoro. Urumva nurangiza uwo muntu ari gutumbira, azaguha umuntu uzagukunda agakuyakuye. Tumbira urumva neza kuko uzi ko hari Imana izigatwara umwambi we mu buzima bwawe, ugasanga wariza wababaye, yagiye nago ndi burye gubusundi nzamubona hehe. Ariko reka nkubwire, hari iby'Imana igiturinda. Uwo nguwo bagusezeye ntabwo ari uwawe. Okay, karagaciye mubwo twari tugizeho, ariko icyo twaje tugambire kuvuga nuko isi turimo ntabwo ibibazo bizabura, ariko ikosa tugira nuguheranwa n'ibibazo isi ituzaniye. Oya, ahubwo ibyo byose niyo ibyo njya nkunda kuvuga ngo bikwiye kutubera impamvu yo gufata imyanzuro mishya. Ukavuga uti ikigeragezo cyangwa se ikibazo kije kikubera igipimo cyo gukoresha imbaraga, kuko niba witwa umunyembaraga, niba witwa mbaraga, nuko uba wiyemeje no kugaragaza za mbaraga zawe ku rugamba. Urugamba rero rutariho nta munyembaraga twabona, twese twakitwa iki? Abasanzwe. Ariko urugamba iyo ruje ruba rugira ngo rugupime. Nta kintu rero kiza nko kubyina intsinzi. Mw'abantu mw'intsinzi iraryoha. Intsinzi iraryoha sheri. Intsinzi ntubizi se? Intsinzi iraryoha, ariko nta ntsinzi itavuye mu bibazo. Niyo mpamvu hajya baho niki n'ibitambo. Rero reka mbabwire rwose pe, umwanya ni mutoya turanagize, ariko uyu munsi intego byari kugira ngo dushimishe abantu bacu, tubabwire ngo turabahumurije. Erega ubuzima turimo turabahumuriza, natwe dufite abaduhumurije. Kuko ibibazo tubabwira ngo mu bineshe cyangwa se tubitere carte rouge, suko twebwe tutabifite, ahubwo nuko ibyo dushaka kuba dufite atari byo bya mbere. Ariko burya ubunararibonye ugenda ugira niyo mbaraga igutera gukomeza mugenzi wawe iyo umenye cyangwa se umusanze mu kibazo runaka wowe waciyemo. Ubu rero Ado Vibes, aya magambo tuba tuvuga nuko ni ku karubanda niko nahita, ariko mu gikari byinshi. Uwiteka yatugiriye neza, natwe turishimye. Kandi ntibivuze ko ibibazo biba birangiye, no, ahubwo burya baravuga ngo yagukanze n'iki ibintu ariko mugana ugufite kanga. None ntabwo dukwiye gusa n'ibyo ducamo, ntabwo dukwiye gusa n'ibyo ducamo, ahubwo uzirinde ikintu gituma usa n'ibyo uri gucamo. Never. Uzagira umuntu ugucishamo ijisho. Yego. Kubera iki? Iyo twizeye irashoboye, irenze ibyo bintu turi gucamo. Iyo ni Imana yaremye isi n'ijuru. Niyo Imana yaremye isi n'ijuru. Kandi burya hari igihe uvuga ibintu gutya tukabibwira abantu ukavuga ati njye ibyo bintu by'Imana wapi. Ariko reka nkubwire, niba utavuga n'Imana ngo ushyire mu byayo, vuga, koresha ubumuntu nabwo nubwo wenda utagira gute, ariko nayo ni impano y'Imana. Kuko burya ubumuntu bufite aho bwaturutse. Ubumuntu ni umutima nama, ubumuntu ni uguhagarara ushikamye, ubumuntu ni ugufata imyanzuro ukavuga uti ariko koko aya magambo, ariko abantu bose koko ntabwo tukubeshye. Dusezera abantu ariko reka tubabwire ishime iteka. Ngenda bivuze ngo mwishime, mwongere mwishime. Rejoice and rejoice. And again I say
rejoice in the Lord. Yeah. So, Reka tubasezere, reka tugende. Turabakunda cyane. Tugende. Turabakunda. Umba turabakunda. Ariko reka nkubwire nshaka kumva umbwira ngo reka nkubwire ngo narindi mu bintu ariko nahise mbifata ngo mbitesha agaciro ngo biremera. Ndabikuba mbishyira mu kadeyi ndazingira ngo kabarinda n'amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo umuntu wese tugende mu ishuri. Bye bye. Ya do vibes gahunda ni yayindi ni ugukundana ni ukwihanganirana ni ukwabarirana ni ukwanga ikibi ni ukunesha dusharinga tubwirana amagambo meza dukomezanya kandi comment zanyu zirakenewe. Uwiteka Imana ababere kwisonga amahoro ibyishimo umunezero bihore ku mitima yacu iteka niteka. Shalom. Amen. Shalom.